Ibaze uyu munsi uri umucamanza w'ukuri. Abantu bose bazi ko uri umucamanza ufite ubutabera mu biganza byawe, kandi bazi ko umuntu wese uje ugusanga rwose ahabonera ubutabera, kandi ubwo butabera bukaba ari ubw'ukuri. Kuri umuntu rwose utajya uca ku ruhande. Noneho ukajya ukumva inkuru iraje, barakubwiye ngo inshuti yawe magara uyu munsi bayifashe yishe umuntu. Mbega inkuru ibabaje. Ngo kandi ni wowe ugomba guca urwo rubanza, nimba uyu muntu ari buhanwe bitewe n'icyaha yakoze cyangwa se ari burekurwe akigendera. Kisanga mu rubanza abantu bose baguhanze amaso, abato, abakuru, abasaza, abakecuru, buri muntu wese ategereje uburyo uca urubanza rw'inshuti yawe magara. Bizakugora kuko nuvuga ngo inshuti yanjye magara niyigendere ntago agihanwe, uzaba utengushye abari bakwiringiye yuko uri umucamanza utabera, abari bakwiringiye yuko rwose ukuri kuri muri wowe, uzaba batengushye. Kandi nanone nuvuga ngo uyu muntu icyaha kiramuhama najye guhanwa, kuko uwishe wese akwiriye gupfa. Inshuti yawe yari ikwizeye yuko abasha kwikiza, yuko abasha kuyirokora aka kaga irimo, uzaba uyitengushye. None nk'umucamanza utabera wisanze muri iyo situwasiyo wakora iki? Uko niko Imana yari imeze. Imana yakunze ikiremwa muntu, igikunda urukundo rw'ukuri, urukundo rwuzuye, urukundo rutarimo uburyarya, urukundo rufatika, rwiza, rwuzuye. Ariko umuntu aza gucumura, akora icyaha. Muri kamere y'Imana, Imana ni urukundo. Kabiri, Imana ni umucamanza kandi ukuri. Ariko ndagira ngo mbatangarize inkuru nziza. Haleluya, haleluya. Ubwo umuntu yarahangayitse, ubwo umuntu yarabayeho muri ubwo buzima, ubwo igihano cy'urupfu aricyo cyari kimukwiriye, Imana y'ubwayo yarahagurutse iravuga ngo ninjye. Haleluya. Iravuga ngo ninjye ngomba gucungura uyu muntu, ngapfa mu cyimbo cye wakabona ubuzima. Haleluya. Iyo tureba Yesu ntabwo tumubona nk'umuntu waje gutyo gusa, ahubwo iyo tubonye Yesu tumubona nk'ubutabera bw'Imana. Iyo tubonye Yesu tumubona nk'urukundo rw'Imana. Iyo tumubonye ku musaraba amanitswe tumubona nk'ubutabera bw'Imana, aho yapfuye agapfira ibyaha byacu, kuko aricyo gihano cyari kidukwiriye. Iyo twongeye tukamwitegereza tumubona mu rukundo rw'Imana, aho yemeye gupfa agapfa mu cyimbo cyacu. Urwo ni urukundo rw'Imana. Yohana igice cya 3:16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga Umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nta yindi nshuti twabonye uretse Yesu, nta handi hari ubuzima uretse muri Yesu. Ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo wizere uyu Yesu ubone ubugingo buhoraho, bitari ibyo uciriweho iteka, kandi nta handi wabonera ubuzima. Yohana igice cya 14:6 haravuga ngo nijye nzira, ukuri n'ubugingo, nawe ujya kwa Data atari njye umujyanye. Inshuti yanjye nta yindi nzira ihari uretse Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.